Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye. Amahoro y'Imana bane namwe. Wakwibaza ngo ni hehe turi? Ni kuri Mubwire TV. Niki tubwira abantu? Ni kubwira abantu ko ari beza, ni kubwira abantu ko tubakunda, ni kubwira abantu ko tubashimira, ni kubwira abantu ko ari ingenzi. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi barababaye, abantu benshi bafite agahinda mu mutima, abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza, ubuzima burababihira, babura icyanga cy'ubuzima. Abantu baciwe intege n'abantu bagakwiye kubafata ukuboko, abantu mbese bababwiye amagambo atari meza. Rero twaravuze ngo ni iki twe twakora, reka tujye tubwira abantu ko ari beza, reka tubwire abantu ko tubakunda, reka tubwire abantu ko tubashimira, reka tubwire abantu ko kubaho kwabo ari iby'umumaro mu buzima bwacu. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza, ariko ejo ubuzima bukaryoha, ubuzima bukagira icyanga. Ese ubu nta bantu muzi ubuzima bwari bubi cyane ubu bafite ubuzima bwiza? Nta n'abandi bantu muzi bari bafite ubuzima bubi ubu ngubu bafite ubuzima bwiza? Ni ikikwereka rero ko ibihe byose bibaho kandi ukabitambukamo neza hamwe n'Imana ikagufasha. Rero nyuma yo kureba tugasanga kuri Mubwire TV dukunda gukora amasiripurize, abantu bakadutuma bakatubwira ngo tujye kubarebera abantu, tubashimire, tubabwire ko babakunda, tubabwire ko ari beza, tubabwire ko ari ingenzi. Turabikora rwose, muradutuma tukagenda tukabikora. Ariko natwe twaravuze ngo umunsi Imana yaduhaye umugisha, umunsi natwe hari icyo dufite mu biganza byacu, tuzi neza ko hari ibyo dufite abandi nabo bakeneye. Ndavuga nti nzajya nyuzamo rimwe na rimwe, si buri gihe, ariko uko Imana yampaye umugisha, uko nanjye ngize icyo mbona, hari umuntu nzajya mbera umugisha, hari umuntu nzajya ngenda nk'ukwica nari Mubwire, kubwira abantu ko bongera kubaho, kubwira abantu ko bongera kuryoherwa n'ubuzima. Nzajya ngende mu nzira, nifate umunsi umwe ngende ntembere umuntu turi buhure, mvuge ngo uyu muntu uyu munsi niwe Kristo yagennye ko turi buhure, kugira ngo ubuzima bwe nanjye nongere mubwire amagambo meza. Ubu rero ndi muri quartier z'iwacu, ngiye kugenda kureba umuntu, ndebe ko hari umuntu turi buhure, umuntu ntazi, umuntu ntateguye, umuntu ntatekereje, umuntu turi buhure tukamuvugisha akemera ko turi bumuganirize. Uwo muntu uyu munsi niwe Imana iriwe yagennye ko turi bugire icyo tumubwira, turi bugire icyo tumufasha, turi bugire impano turi bumuhe. Narababwiye ngo ntabwo abantu bose ariko baba bakeneye indabo, hari abantu koko baba bazikeneye by'ukuri, hari n'abantu baba bakeneye impano, hari n'abantu baba bakeneye ubutumwa muri iyi envelope, cyangwa muri ya envelope ya kaki, cyangwa kuri telefone, bitewe n'aho ubutumwa wabunyuza. Uyu munsi rero mu rwego rwo kujyana indabo, mu rwego rwo kujyana abahanzi, tugiye kujyana ubu butumwa. Uwo duhura tukamuganiriza, turaza kumuha ubutumwa, tumubwire ngo ubuzima buraryoshye, ubuzima ni bwiza hamwe na Kristo, ndetse kuko kugira ngo ubeho wishimye, kugira ngo ubeho nta maganya, kugira ngo ubeho nta gahinda, ni uko Kristo ari we ugomba kuba aganje mu buzima bwawe, ari we ugenga byose. Mubane natwe rero, mujye mubwira abantu ko mubakunda, mubwire abantu ko mubashimira, mubwire abantu ko ari ab'umumaro. Abantu bakeneye amagambo meza, abantu bakeneye gukundwa, abantu bakeneye kwereka urukundo. Ndababwiza ukuri, nyuma y'aho twatangiriye bino biganiro byo kubwira abantu ko ari beza, byo kubwira abantu ko tubashimira, abantu baranyandikira inbox, ndetse n'aba bantu reba ukavuga ngo ntabwo wari uzi ko bakeneye urukundo, ntabwo uzi ko bakeneye amagambo meza, baranyandikira bakamubwira ngo ese ngo nanjye ibintu mwazabinkoreye, ngo ese ubu ngo nanjye hari abantu bankunda. Ni ikikwereka rero ko ibi bintu ari byiza, ni ikikwereka ko ibi bintu biri mu mpano nziza y'Imana. Rero nimba ubishoboye, gira abantu nezeza, gira abantu ubwira, gira abantu bongera gutuma bumva ko bakunzwe, jya ugira abantu unezeza mu buzima. Uziko kwereka umuntu urukundo bidasaba ko umuha amafaranga gusa. Uziko ushobora gufata n'umwana cyangwa umuntu utambuka ku muhanda saa sita ukamwinjiza mu rugo rwawe, mugasangira ibiryo bya saa sita. Uziko ibyo ngibyo ari ukwereka umuntu urukundo, kuko yabuze ibyo arya, kuko yabuze icyanywa, ukamuha icyo kunywa, icyo gihe uba umuremeye. Rero ubu ngubu njye nafashe gahunda, navuze ngo nzajya nyuzamo, Imana nimpa umugisha nanjye nyuzemo, ngira umuntu ndeba, ngira umuntu nshaka gutya, ngende mutunguye duhuye, mvuge ngo ngwino cyangwa nkuganirize, muhe impano nagennye kuri uwo munsi, ngire mbese umuntu nanjye ndi butume yongera kwishima. Hari umuntu rero ndi kubona uje, reka turebe ko aza kutwemerera, kutuga ko yemera, ngo uriya ndi kubona ari kuza hano, reka twumve nimba adatinya kamera, tumuganirize twumve ukuntu ari bubyakire, cyangwa se navuga ati ntimunkire muri ibyo bintu byanyu. Ariko icyo tuzi cy'uyu munsi, hari umuntu Kristo yagennye yuko ubu butumwa buri bumugereho. Atuze twumve. Mama wiriwe? Wiriwe neza? Amakuru se? Kuri gutembera muri izi quartier se? Nandi gushaka akazi. Akazi kajyanye n'iki? No kumesa cyangwa no gukora amasuku bisanzwe. Akazi ko kumesa no gukora amasuku? Yari ugukoropa no koza ibyombo. Ubikora nta kibazo. Ubuse wabikora ufite n'umwana? Nta kibazo nabikora rwose. Njyewe rero nta kazi mfite.
nta kazi mfite umuntu mu rugo umfasha akazi. Ntago mfite akazi ariko nakuganiriza. Utuye heze? Niyo mu Kagarama. Tuye mu Kagarama Kicukiro. Yego. Natwe dutuye muri ibi bice. Njyewe nitwa Sylvie, nkora ibiganiro kuri YouTube, mfite chaîne yitwa Mubwire TV. Yego. Ibwira abantu rero ko ibakunda, ibwira abantu ko ari beza, ibwira abantu ko nubwo ubuzima bwaba butameze neza bwongera bukaryoha, bwongera bukagira icyizere cyo kubaho. Uyu munsi rero navuze ngo nkunda gukora ibiganiro abantu bakantuma nkatungura abantu, ariko nanjye hari igihe nyuzamo iyo Imana yampaye umugisha nkagenda mu muhanda nk'uku nkavuga ngo uyu munsi hari umuntu turi buhure ntazi ntateguye turi buganire, ndetse nanjye ngire icyo mukoreraho umugisha, ngire icyo mufasha muri uyu munsi bijyanye n'imbaraga mfite, bijyanye n'uko umunsi wanjye umeze. Ubwo rero ni ukuduhuye, nawe uri gushaka akazi kandi uri umubyeyi ufite umwana, ufite se umugabo? Oya, nta mugabo mfite. Nta mugabo ufite? Uribana? Ndibana n'uyu mwana. N'uyu mwana. Urakodesha? Yego. Ubu si utabonye akazi bigenda gute? Iyo nabonye akazi nyine ubwo iyo nabonye umujyaneza umpa nk'icyo kurya ndagenda nkajya mu buriri nkaryama. Ugenda ukajya mu buriri ukaryama? Yego. Yego. Ubundi akazi ukora ni ako ngako ko kugenda ukamesera abantu, ukabakuburira? Yego. Wagerageje se kuba wasaba akazi wenda ko mu rugo? Oya, ntabwo nagerageje kugasaba, kubera ko umuntu aba ari ufite umwana mba numva ntawakama. Ntawakaguha. Ariko iyo uri umwana mwiza ufite imico myiza, hari abantu baguha akazi, hari abantu bemera abantu bafite abana, wenda akavuga ati kugira ngo mbone umuntu umwizerwa nsiga mu rugo ari inyangamugayo. Ntabwo iki gitekerezo nakigize. Ntabwo wakigize. Ariko hagize umuntu nawe waba uzi waba umukeneye wamundangira ntacyo nabikora nta kibazo. Mu busanzwe ariko uri umwana mwiza? Ni nta mutima mubi. Nta mutima mubi ufite. Umuntu waguteye inda se byagenze gute? Story y'ubuzima bwawe yagenze ite kugira ngo wisange wenda wabyaye uri wenyine? Yarambwiraga ngo tuzabana, birangira n'undi mbyaye, abonye mbyaye umwana n'undi ngo umwana ngo ubwo nasa nawe, kubera ko umwana undi afite ishusho yanjye, ati ngo ubwo ntabwo ari we n'uwundi muntu nahuye nawe. Abaragutereranye? Abaranaye nyine aragenda yishakira undi mugore. Ariko ubu ngubu se basi uba wabonye uburyo ugashaka na mituweli? Umwana bafite mituweli nawe uyifite? Mituweli ngerageza uburyo ki nkayibona. Mituweli ugomba kujya mu bintu byose, waguha ikiraka mituweli ujya ubanza uba uyifite, kugira ngo kuko ubuzima nibwo ni impano y'Imana, ariko natwe tugomba kububungabunga ku buryo icyakoma cyose wabona uko uvuza umwana, ndetse nawe ukagira gute ukabona uko wiyitaho. Ubwo ntihongeye kumenya amakuru yo kuva wabyara? Ntabwo amakuru ya nyazi. Ariko hari abantu mu buzima bagiye bagufasha kugira ngo umwana agere aha ngaha? Baramfashije kenshi, n'iyo nzu kwishyura byananiye, hari igihe ngenda nkabwira nk'umuntu akamfasha akampa nk'ako kazi akanshyiramo n'imiyaga, nkaba nakwishyura n'iyo nzu. Ukaba yakwishyura inzu. Ubu mwana amaze kugira igihe kingana iki? Umwana afite amezi 7. Umwana afite amezi 7. Imana ikomeze imukuze, Imana ikomeze imukuze, kandi Imana iguhire ikintu cyo gukora, Imana ikurinde ubu buzima nyine bwo kwirirwa ugendagenda, kuko nk'aya masaha urabona hakeye, n'abantu bafite ingo zabo baba bagiye mu kazi. Ibi nibyo byandiro byo kwirirwa wizunguruka ukarinda utaha nta n'ikintu ubonye. Imana idufashe n'abantu badukurikiye, umuntu waba ufite akazi, umuntu waba ufite ibyo ashaka ko bamukorera bamufasha, bantu bamufite akazi ko muri weekend, uri mu rugo wenyine muri weekend ukeneye umuntu uza kugukorera isuku, aratubwira nimero ye, ujye umuhamagaraze akumesere, aza kogereza ibyombo, hanyuma ubuzima bubasha gukomeza, n'umwana we abone ikintu cyo kurya. Byagufasha rwose. Bwira abantu nimero yawe, banza babwire nimero yawe mbere yuko dukomeza, kugira ngo turebe ko hari umuntu Imana yakoresha akazajya agufasha. Nimero yanjye ni 078 72 8 3 4 7 8 078 72 8 3 4 7 8. Yanditse kuri nde? Iragena Priscilla. Iragena Priscilla. Uyu mubyeyi yitwa Iragena Priscilla. Ushobora kuba ufite 5,000, ushobora kuba ufite 2 n'igihumbi cyagura isabune yo kumesera uyu mwana. Nta mpano n'imwe iba ntoya. Nimureke dukora ibikorwa byiza, nimureke uko dushobojwe, uko Imana idushoboje, tujye tugira abantu turemera. Uyu mubyeyi tumuremera ibyishimo, uyu mubyeyi abona isabune, uyu mubyeyi abona igikoma cy'umwana. Murumva ko umwana ari kurira, nta kindi kimuriza ni inzara. Uyu munsi rero ngewe
navuze ko ndi bugende nkandikira umuntu uru rwandiko warungurukamo mu rwandiko nakwandikiye kuko navuze ngo uyu munsi ndagenda umuntu Imana iri bushime ko duhura ndamuhiye ibaruwa nawe yifate urungurukemo uraza kubisoma neza ugeze mu rugo hanyuma utubwire ikibaye ku mutima wawe wese ubyakiriye ute. Sawa murakoze. Ngareba mu ibaruwa ubutumwa burimo abantu tuzagira ngo ni nibihuha nta kintu twashyize mu ibahasha rungurukamo mu ibahasha gusa urebemo. Urakoze cyane Imana iguhe umugisha rwose. Ubyakiriye ute guhura n'umuntu utatekerezaga utaruzi wa muntu ubu nta kintu nari mfite ungize amahirwe mbonye n'igikoma cy'umwana. Okay, murakoze rero Imana imumugisha nawe Imana igumugisha murakoze imvura iraguye ariko mukomeze mukora ibikorwa byiza ndetse mudushyigikire impano nziza zigere ku bantu bongere bahembuke. Share, like, comment, turabakunda mama ibihe byiza natwe Imana izadushoboza tuzakomeza tugushyigikire. Sawa murakoze cyane rwose.